Mwiriwe neza, amazina yanjye nitwa Kizimana François Xavier, nkaba ndi umufashamyumvire cyangwa se mfasha abantu kubona perime yo ku rwego rwa muri Action Driving and Language School, ubu yahindutse Action College. Muri Action College rero twigisha driving, twigisha indimi, Icyongereza, Igishinwa, Igiswahili, Igifaransa, twigisha amasomo y'imyuga, makeup, guca inzara, gusuka, kudoda, kogosha, tukabafasha no kubona perime, harimo tubafasha kubona kategori A, B na C na F. Moto rero biroroshye, ibizamini byayo ni ibizamini bitatu. Hari ikizamini cya mbere ari cyo circulation, haba icya kabiri ari cyo amakona, hakaba n'icya nyuma ari cyo demarrage. Ikizamini cya mbere rero kikunda kugora na amakona, ariko ni ibintu byoroshye. Ni ibintu byoroshye muri Action College turabafasha mu gatinyuka. Kuri moto rero urabanza kwambara casque, umara kwambara casque ukayifunga, ukatsa, aka ngaka niko katsa, kamara kwatsa ugafata embrayage yawe, inambrayage ugashyiramo vitence, wamara gushyiramo vitence ugafata kariro, ukagenda uko uvuza kariro gahoro gahoro, ari nako ukora no ku gaferi wiyoroshya mu maboko. Iyi ni rimwe, iyi ni kabiri, iyi ni gatatu, iyi ni kane, iyi ni gatanu, igira vitence 5. None gukuramo ni ukumanura aka kantu 3, 4, 5 uko wazishyizemo ukabuzivanyemo. Umunyeshuri rero arayicara kuri moto, amara kwicara kuri moto akazamura stade, yamara kuzamura stade akegera reservoir, agomba kwegera reservoir ku buryo ugire equilibre, ivi ukaryomeka kuri reservoir. Yamara kwegera reservoir ubundi akagomba kuba, impamvu yegera reservoir ni ukugira ngo agire equilibre. Iyo utegere reservoir ubure equilibre ugasanga moto kuyicisha mu ikona birakugoye. Iyo uri guca mu makona rero, ikona uraryitaza. Hagati y'ikona ugomba gusigamo byibuze santimetero 50 hagati y'ikona. Kongera ukaza ahangaha nanone kwitaza ugasigamo santimetero 50. Impamvu rero twitaza za santimetero twaberetse hagati ya 40 na 50 ni ukugira ngo utaza kugonga ikona, kubera ko hagati y'ikona n'irindi haba harimo santimetero 1 na santimetero 60, kandi ikinyabiziga moto, ikinyabiziga ubwo ndavuga moto kiba gifite metero 1 na 90. Bityo rero utitaje ngo usigaza santimetero twavuze, ushobora kugonga rya kona inyuma ugasanga uratsinzwe mu kizamini, kandi intego yacu ya Action College ni ugutsinda. Ibyo naberetse byose rero tugiye kubishyira muri pratique, tugiye kubishyira mu bikorwa, kureba ukuntu duca mu makona. Ushaka kwiga indimi na action, ushaka kuba umusirimu na action, iterambere mama na action, iri gusiga nyabunga na action, perime na provisoire na action, babivuze ukuri ko na action, namenyirira ku muziro na action, nawe ntucikwe na action. Karibu rero muri Action Driving and Language School, ariyo ubu yabaye Action College. Intego yacu nta utsindwa, mutugane mubone zi kategori A, kategori B, C na F, ndetse n'izindi murito ziraba zabagezeho. Abifuza gutugana rero dufite icyicaro muri Shike mu mujyi, twagira icyicaro i Remera, Nyabugogo ndetse ni Musanze. Ikindi twabamenyesha abatugana baturutse mu ntara, tubafitiye amacumbi. Intego yacu ni ugutsinda, kandi imodoka zikora impanuka zikangirika gutya zikanikwa na bande bavahe. Hari igihe byari bigoye kubona amashuri meza yigisha mekanike cyangwa se gukanika ibinyabiziga no kubitwara. Hari kera hataraza Action Driving and Languages School, ubu yahindutse Action College. Muri Action nta utsindwa ikizamini cy'uruhushya rwa burundu n'urw'agateganyo zo gutwara ibinyabiziga. Action College yigisha indi myuga irimo kudoda, gutunganya imisatsi, gutunganya inzara, makeup n'ibindi byose bijyanye n'ubwiza. Ishuri rifite amashami menshi muri Kigali no mu ntara, rigacumbikira abaryigamo babyifuza. Hamagara 07 87 24 62 68 cyangwa 07 88 60 37 95.
Action Driving and Language School ubu yahindutse Action College. Harizewe,